Ndi papa sava. Ukubita umwana ni bumwe mu buryo bw'iki bw'uburere cyangwa ni ukumuhohotera, siko tuyemeranyaho twese. Nagira ngo mbanze nanone nongere mbasubiriremo ibyo tugenderaho, kuvuga ko buri muntu ijambo rye ni irye, umwanya n'uwe, tukawubahiriza. Iyo usaba ijambo uzamura akaboko, hanyuma nkaguha ijambo, igitekerezo cyawe nabo bakagira bate, bakagishyigikira cyangwa bakakirwanya, siko bimeze. Iki ni ikiganiro mpaka, ariko kigamije kugira gute, kubaka. Buri wese yemerewe kumva undi. Yego, turi kugendana kugira ngo rero twumvikane. Ni ikiganiro mpaka, ni impaka nyine, siko bimeze. Ariko siza ngo turwane. Kubw'iyo mpamvu rero nagira ngo dutangire dufite, turi hamwe, turi mu mwuka umwe. Bimwe bita iki, mudu turi hamwe. Nagira ngo mbasabe mubanze muramukanye bamwe ku bandi. Muramukanye impande zose, muramukanye bamwe ku bandi. Ndamutse nawe. Ubu tubaye umwe. Uje mudu. Nagira ngo nsabe gukubita umwana ni bumwe mu buryo bwo kumuha uburere cyangwa ni ihohotera. Ni bande biyemeje kugendana n'insanganyamatsiko bayemera gutyo ko gukubita umwana ari bumwe mu buryo bwo kumuha uburere? Mwebwe muremeza ko ari uburyo bwo kumuha uburere? Mwe mwese muravuga ko nta burere burimo, ni ukumuhohotera. Ni ukumuhohotera. Reka rero dutangire twumva abemeza ko gukubita umwana ari uburyo bwo kumuha uburere. Nagira ngo umwanya ni uwanyu. Murakoze kuba muduhaye umwanya. Gukubita umwana ni uburyo bwo kumuha uburere kandi bwiza. Urabona umwana iyo akosheje, dufate wenda ngo uhe urugero ku mwana ufite amezi 3, 4, 5 yonka nyina, cya gihe akiri mutoya agafata imoko akonka. Hari igihe aruma imoko ya nyina akagira ate, akamukebura, ari byo kumunyuzaho iki, agashyi. Uriya mwana ntago nyina bamwanza, ahubwo bamubwiye ati winduma imoko. Aho ni ku mezi angahe? Nakubwiye amezi 4, 5, 3 akiri wa mwana utaramenya icyiza n'ikibi, ariko nawe aba agomba gukeburwa. Turi kugendana. Yarumye imoko ya nyina kandi ni yari konka, none azakomeza aruma imoko ya nyina ari yari konka. Niyo mpamvu nyina agira ate, agira gutya ati have, ibi bintu nkoreye sibyo, imoko urayirumye uranambabaje. Amasegonda 40 agira ngo mwihutishe. Akoro niko ngira ngo mbumvishe ko wa mwana dutangiranye kumuha wa murongo wo kumenya icyiza n'ikibi, bitangira kiri hahandi ari kugira ute, umwereka umurongo uti iki ni kibi. Hari ufite icyo akivuguruzaho? Yego, agifite. Nkubwire ko umwana burya, impamvu ntanashyigikira ko gukubita umwana ari uburere, umwana nta gihe ataganirizwa, n'umwana uri mu nda araganirizwa. Ngira ngo mpamya neza ko utangiye gukubita umwana kuri ayo mezi, muramukubita urushyi, byajya kugera mu myaka 7 uri kumukubita inyundo. Ndasaba ijambo. Yego. Ushobora kuba wamwumvise nabi kirimbuzi. Ntabwo gukubita umwana ari ukuvuga ku mwanzi. Ni ugukubita umwana kugira ngo umuhereze uburere. Uburere buhe rero. Niba umukubise umwereka ko ikintu akoze atari cyo, ahubwo ubutaha ntazongere gukora icyo kintu. Ntabwo umukubise kuko umwanzi. Ikindi wenda mwunganiraho, niba yavuze ngo ayo mezi, uriya mwana aba ari umwana uzi ubwenge. Niba urugero yatanze aramutse urimo kumwonsa akakuruma imoko, ukamukubita agashyi, ntabwo yongera
araceceka ahubwo akonka neza kuko ubutaha ntabwo yongera bivuga ngo uriya mwana azi ubwenge ibintu urugero urimo kumuha ni urugero rwiza kugira ngo agendere mu murongo. Iyo myaka uvuga rero ngo wamukubita inyundo ntabwo ukubita umwana w'amezi nk'uhana umwana w'imyaka 5 cyangwa 6 ugenda ujya mu byiciro bitewe n'uko ubwenge bwe bugenda buzamuka. Yego urakoze. Ngira ngo rero wenda abantu ntabwo turi kumva ibintu kimwe koko. Gukubita umwana ntabwo ari uburere. Uyu mubyeyi aravuze ngo ugomba kugenda ukubita umwana bitewe n'icyiciro agezemo. Akavuga ngo umwana ufite amezi hari uburyo umukubita, umwana wisumbuye hari uburyo umukubita. Ubwo ni ukuvuga ngo ashobora kugeza mu myaka 30 noneho arimo wamujyana no muri Nyamarongo ukamunaga. Ariko si icyo nshatse kuvuga. Giye gutanga urugero. Suzana warakubiswe? Narakubiswe. Nibwo burere wafashe mbega kugira ngo uriho gutya no kwakubiswe? Oya, ngiye banyeretse inzira, banyereka ko iki kintu atari cyo, ariko kunkubita ntago bankubise kuko banyanga. Ntufite umugabo? Ndamufite. Ufite abana? Ndabafite. Urabafite? Yego. Ubu ngubu aka kanya ugira amakosa? Ndi umuntu ndakosa. Aha. Uri umuntu urakosa. Yego. Ni gute umugabo ubu ngubu aje agasanga watinze guhisha kandi ashonje kukubwira agahita guha urushyi, mwagera mu buriri utatunganya inshingano z'abashakanye ingumi, watinda gutaha kubera ko wagiye mu kazi ugahura na mbutiyaje n'ibindi bintu n'inshuti umugeri, ibyo akaba ari ibyo akubyiza byagushimisha, byatuma wisubiraho. Kirimbo reka nsubize ninge babajije. Ndasubiza muri ubu buryo. Ngiyewe imyaka mfite ntago ndi umwana. Nzi ubwenge. Yego. Banza umumbwire ko inkoni yose atari ivuna igufa ahubwo ari n'inkoni y'ijambo. Buretse ako kantu kurire buretse Kirimbo. Ikindi cya kabiri, ngiyewe imyaka mfite ndi umuntu uzi icyiza n'ikibi. Nabikuye he? Kera kakanyafu banshishijeho niko katumye menya ubwenge. Ikindi cya gatatu, ubwo wabumenye he se? Buretse musubize. Mureke nsubize wambajije. Reka nsubize. Twabahaye ijambo ryanyu mwubahe iry'abantu. Mureke nsubize. Ikindi cya gatatu, rwose barengereye ntabwo barengereye. Ikindi cya gatatu, ngewe nashakanye na Kirimbuzi dukuze. Twese twari abantu bakuru. Nagiye gushaka nzi kinjyanye. Nzi inshingano z'umugore nawe azi inshingano z'umugabo. Nzi ko ngomba kugenda nkategurira umugabo nkamutekera ibyo byo kurya nkabimushyikiriza nk'uko igihe cyagenwe. Nzi inshingano z'abashakanywe mu buriri. Rero kumbwira ngo araje asanze ntari nateka kankubita, aho ngaho yaba ahubwo ari ihohoterwa arimo kunkorera ngiye nk'umugore, nago yaba ari ukuvuga ngo ni ukunkubita byo kunyaha. Kuko imyaka mfite, niba wavuze neza wavuze ngo imyaka 30, nago umuntu w'imyaka 30 bagiye. Reka mwunganire umufasha wanjye. Amasegonda 30. Twakubwiye ko mu byiciro by'abana ukwiye kumenya uko bahana. Umwana w'igitambambuga ntabwo ari kuhana umwana w'imyaka 15. Nakubwiye ko umuntu mukuru utamuhanisha inkoni ushobora kumuhanisha ijambo. Ariko turi kugendana. Umuntu wese iyo ari umuntu agomba guhanwa kugira ngo amenye ko yakoze ikibi atazagisubira. Wishaka kunyumvisha. Garukiriza aho ngaho amasegonda yawe yarangiye. Yego. Murakoze. None se Suzana, niba uri umuntu mukuru ukabukosa, sibyo ukabugira amakosa, uri umuntu mukuru uzi ubwenge warakubiswe n'ababyeyi bawe, none umwana ni gute umwana atakosa? Aracyari umwana, ni muto mu myaka, ni muto mu mitekerereze. Uzamuhana bazamubyiza ijambo ngo kubera imyaka watangiye ukamubyiza amagambo akiri muto. Yego, umwana nakosa ngo ari konka nyina uzamukubita urushyi. Bivuze ko nagira imyaka 7 uzamukubita sharijeri, sibyo? 9 kamambiri
15 uzamukubita iki ikabure Ikabure. 20 uzamukubita iki ya nyundo tuvugira ibyo tutavuga umva ngiye dafi nababwiye ngo ushaka ijambo arajya Yego, murakoze yego Suzana ndongera nkugarukeho na kirembuzi wawe yego mufite abana turabafite bariga mwarimu ni umubyeyi cyane rwose umubyeyi mwiza cyane mwarimu ni umubyeyi umubyeyi ukomeye cyane 100% ahubwo urirangiye akarera n'igihugu umwana wawe aje inshuro 3 akubwira ko mwarimu yamukubise wabyakira ute mwarimu nkubitira umwana Yego. ave mwarimu sazi kuntu igise kiryana impamvu mwarimu atankubitira umwana buretse mbaze misobanure mwarimu umwana ninjye wamwibyariye ninjye uzi aho ngomba gukubita ntabyimbirwe ninjye uzi uburyo ntashaka kumukubita ngo avunike mwarimu yize iby'ubumenyi bwo mu makayi no kumpera umwana iby'ubumenyi ntabwo yize ibyo gukubita hanyuma uzi igise cyandi uzi uburyo nababaye niyo mpamvu uriya mwana wanjye nakubwiye ngo azakubita no ugiye kubita n'uburyo akubita nawe araza kugarura umwana mureke mbabazi mwibuka ko aba bana tubyara abana bacu atari abacu twenyine ari n'ab'igihugu hanyuma noneho reka ngo urundi rugero umwana akubwiye ati nanyuze kwa Pigazenze mparebye Pigazenze arankubita nyuze kwa Gerard arankubita nyuze kwa Ndimbati namubaza icyo yari yakoze oya abana aho twahereye ntabwo turi kumwe aho twahereye twavuze ngo nabaje mbaho urugero ndakubaza Suzana ntungana gutya ntukosa ndakosa reka twokurira no kuri ayo makosa y'abo bana aho bagiye banyura kuko niba uzi ko wakosa n'uwo mwana ashobora kunyura ku mapera yo kwa Pigazenze agasoroma noneho mu gusoroma urumva ko bijemo ingeso yo gukorakora Pigazenze aravuze ati amunyujijeho akanyafu aravuga ati gukorakora bibi araje kandi wavuze ko ari wowe ugomba kumwihanira ave aho ngaho ntabwo turi kumwe niba umwana wanjye aje akajya ku mapera yawe akayasoroma mufata ukuboko umunzanire genda mwihanire unareba nibinashoboka mfata amafaranga wishyure n'umwana ntabwo yemerewe gukubita gute se nyine nakubwiye ntiyemere wowe se nkubitira mwana hanyuma n'umukubita akanyura noneho twanagiye ku ruhande ubundi twabazaga niba umwana nawe ubwawe niba ubyemereye kumukubita nubwo twagiye ndabyemerewe 500 ku ijana ngo ngwiki ndabyemereye kuko ni umwana wanjye none se n'uwande reka twumve ibindi bitekerezo bitandukanye n'ibyo twumve yego ugiye gutanga ikihe gitekerezo kidashingiye kuri ibi ngibi kidashingiye ku yindi ngingo nshyashya ariko ingingo nshyashya yego reka mbaze Ndimbati cyangwa mbaze turashaka ingingo ubaze twese mwebwe mukiga kera mukiga muri primaire ntabwo abarimu babakubitaga umwarimu se si umubyeyi nk'uko twaze tubivuga niki cyatumaga adakererwa kubera iki bagukubitaga ejo none undi munsi ukaza wazinga niki cyatumaga adakererwa mumija yego Suza kano kanya subiza amaso inyuma wibuke uribuka abana bavuye mu mashuri b'abana b'abakobwa kubera gukubitwa bahunga inkoni barabasa uribuka abana barongowe imburagihe barabindi bari n'abataranyujijwe akanyafu ari n'abataranyujijwe akanyafu nyine bakigenga ni Mukaramazani none urumva nafite urugo rwanjye se n'abataranyujijwe ni Zakariya ni wa muhungu ufite ubumuga kandi ntabwo yamugaye barakubise nk'uwica inzoka barakubise nk'uwica inyamaswa ubwiwe n'iki katari rushingiye ndabamuteye wapi nagaruko nakubwiye ngo menye ukubita umwana ndashaka kukubaza bakubitaga abantu kubera ko bakererewe cyangwa bakoze andi makosa hari icyo mwapfaga bakubise umunsi umwe ahubwo barabise narapfuye gukererwa birahagarara yego uwo batakubise yarongera agakererwa ko uwo bakubise yarazindukaga akabyumva urahamya udashidikanya ko umuntu wakubiswe kubera gukererwa
atongeye gukererwa cyangwa atabaye umuhanga. Gukererwa bigira impamvu nyinshi. Umwana yakererwaga kubera ko yakoze imirimo mu rugo wenda cyangwa yarangaye mu nzira, yageze mu nzira akarangara. Batamufataga batamutumaga ababyeyi. Amakosa yabaga ari menshi, yabaga atakerewe uyu munsi bakamukubita, ejo akaza yazindutse, ariko mu ishuri bamubaza ikibazo kikamunanira bakamukubitira icyo kibazo, ejo akagitsinda. Akubiswe ko yakerewe, akubiswe ko ikibazo kimunaniye. Bakubise umwana mbere yuko yinjira mu ishuri ukamusaba ukubise umwana agiye mu kizamini kwinjira mu kizamini. Aho noneho niho ingingo yanjye mutsindiwe. Niyo mpamvu mwarimu atankubitira umwana, kuko ngiye mukubise banza uburyo ndi bugaruke nkamuganiriza, nongera nkamusubiza muri mudu yajya mu ishuri agatsinda. Noneho ni wowe wamukereje rero, wabanje kumukubita, urangije uramuganiriza, uramwohereza, asanga yakererewe. Na mwarimu aravuga, nakubwiye ngo ntabwo mwarimu akivuze ko ari umubyeyi rwose. Ndimba ati banza tugendane kandi unyubahirize, ariko ndimba ntabwo wize. Ni ukuri uza gukeburwa ugakubitwa, uba ugeze kure kuruta uko umeze uko nguko. Ababyeyi muraceka, ceceka nkubwire. Uri kuvuga ngo umwana ndagira ngo mpite nkubaze, wowe wazize njye nazize iki? Ubona namye sahumva, ubona namye ngira ikihe kibazo hagati no hagati. Ko ndimba atakurusha atarakubiswe, wowe ukaba warakubiswe ukaba utamurusha ubushobozi. Ayo ni amahirwe. Amahirwe reka dutuze nk'uko twabyemeranije, nuko nitujya tumara kuganira ku ngingo tuzajya tuyishakira umwanzuro tukareba koko tubihuje n'iby'igihugu n'iterambere aho rigiye rigera. Bamwe bavuze bati umwana akwiye gukubitwa kugira ngo akeburwe rwose, ariko rero umubyeyi wamwibyariye niwe uzi aho agomba gukubita nuko akubita kugira ngo umwana atabyimbira. Nibyo rwose. Ku ruhande rwacu, ku rundi ruhande bagira bati umwana ntabwo akwiye gukubitwa kuko guhana cyangwa gukebura si ngombwa buri gihe inkoni. Urakoze cyane. Bamwe barongera bati mwarimu ni umubyeyi, ariko rero mwarimu ntakwiye kunkubitira umwana kuko ntiyamugiriye ku gisa. Hanyuma rero tukibaza tuti se wa mwana azakeburwa ku bibazo yakoze mu rugo gusa? Niho bazamukebuza ako kantu mwumva ko bamukebuza, azagakoserezaho ku ishuri, mwarimu amufata akaboko amujyane, bahamagara umubyeyi wagiye mu kazi ati kubita umwana, hanyuma abana ko bakosa ari benshi mwarimu azabafata akaboko bose ajya iwabo. Mwarimu mwizera nk'umubyeyi 100% kuki we ubwo buryo wahisemo bwo gukosora umwana wawe wanabumuhaye ufite akamaro, kuki we wumva butamugeraho akabukoresha? Kubw'iyo mpamvu rero dukurikije naho igihugu kigeze, dukurikije nuko abantu baba bagomba kuganira, dukurikije ibyo mwagiye muganira nuko mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu, twagira ngo na kera rega byaravuzwe, na kera baravuze ngo inkoni buretse ntabwo ari mwanzuro. Ndanifuza ko ubutaha noneho kuri pano hazaba hariho abantu benshi kugira ngo itora rigende neza. Niba umuntu atemera yuko umwana we hari uwundi wamunyuzaho akanyafu ari we bireba gusa kandi akaba atazahorana n'uwo mwana, bivuze yuko atizeye neza ubwo buryo bw'imihanire, ko yaba ari umukozi, yaba ari umuturanyi, yaba ari umwarimu, yaba ari undi ushinzwe igikorwa iki n'iki, yamuhanira yamukeburira umwana muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ko butizewe. Yindi nshuro yindi ni ukuvuga ngo abanyarwanda baravuga ngo inkoni ivuna igufwa, ntivuna ingeso, ariko ntivura ingeso. Yego. Ikindi ubwo buryo wiyemeje koko ku mwana wamukebura muri ubwo buryo kandi ukamushakamo amanota, ubwo n'umukozi wazamukimba
iki nkurikije rero ngewe uko nabibonye naho u Rwanda rwerekeza ndabona bavuze ko gukubita umwana atari bwo buryo bwiza bwo kumuha uburere kubera ko baba abarimu baba ababyeyi baba abaturanyi baraganirizwa uburyo wakosora umuntu nkaba numva aricyo twagenderaho abari muri icyo gihande nta kubogama n'iki abanemera uzi ubwenge wowe ariko nkawe bitandukanye papa sava have ikizi ubu se udufatiranye uko twari turi babiri bari ari batatu ntufite sava wowe ntufite sava ukagira na vurema yego aha ntufite akabari hari igihe kizagera noneho ukajyaho gukubita ayo mavide muri ako gahanga none se ntunabibona ko twajyaga impaka ufite akabari ntufite akabari twajyaga impaka twajyaga impaka ariko wasanga ibintu byo kubera muri